ibibazo bibangamiye no murenge wacu ibihe ko ngiye tunyara bakatwishyuza twajya kwituma bakatwishyuza ako nakabazo tutu ngiye ngomba kutumububakira akazu ka Prudence hano hepfo yama datateganyijwe agiye kwitavamo n'umudugudu Prudence byose urubyumva ndetse nta n'umuntu uzongera kujya abura nzamba menera ikamyo bose mufate tubikore uzongera kujya mwitwa n'umwe hano reka none ibirenze ibyo ngibyo kunzu mwishuraga nanzura bayemerewe kongera kodesha amafaranga ari munsi y'30,000 kandi unyibukije randiro dejo muri twe twicanye we yampandishije ko ya muri ubyemere uwo uzi katarishura inzu nayishure kuko ni promotion tugomba kudukuraho ko ndatangabanya umusoro w'ubutaka muri aya matora ntitwishyura ako kanya ubutaka mu murenge wanje wo mutobugabanyuka tuguri ibibanza batagomba kubishyura uri bibanza nukubango nugabanya ubutaka turita tugura ibibanza twe twarabibuze byaraheze Stone wowe yabyira n'umugore wawe n'abana bawe bose bazamundagaza amajwi n'abindi byose uzabimbaza igikumwe ni kuri Kiramani ego kumaneza gusura urucyari kubitekerezaho cyangwa byabaye wambwese nkahera nonanga babandi banyaraga bakishyuzwa babandi bitumaga bakishyuzwa igikumwe ni kuri Kiramani ntangire gute abagore bahukanye babaye ingumba cyangwa babaye biki babagabo babyara bikananira bose babwira ko nibanora barete babyara babagore batabyara ninjya ku buyobozi barete babyara okay uzapfa ryari se wo sinshobora hari deni ifite ry'urupfu